bamaze kubugera amahita buhagurukira nkaba munyonzo muri Turuti Rwanda ukunda ahagurukira igare akabunyonga akabuzonga koko akabucumacuma akabukatamo kabiri akongera akabukatira muri karindwi akabusubiza ku ziko ngo bwongera bushyuhe aho ngaho naho dutegereza ko banza bagashya neza nanjye mu navoka ariko oya genda nta muntu urya ubugari na voka banzana ngomba gushakira ibintu bya make agenda nk'atacocorona nzajya mu rugo nkamenya ibijumba kiri kugura desa nkakirana ikiro cy'ubugari ari 4 sara abakigura ku amazi arimo kubira ukabanzamo ifu y'ibigori umutsima witwa kakonto uboremo ifu y'ibigori ukabanza ukareka igatogota neza ugashyiramo ifu y'imyumbati unga ya muhogo ugafata umwuka ugatangira gusohoka ntutegereza aho gatoya urongeramo amazi wabaye dupfundikira umufuniko se umuhereza uri mazi arakubitamo umwuka bavandimwe akageza muri 1/2 agahita azamukira muri 7 kata ubugari ubundi ubugari buhira ku ziko katabukate amazi yashyushye akabukatira bushyira hasi kwa kundi akabucumacuma cyane buhinduke nk'urutare akabukata akabuvanga akabuhagurukira nk'umunyegare wundi muri Turuti Rwanda bavandimwe ageza aho yumva kubusonga yicaye ntabwo bivamo ahitamo kubuhagurukira agahaguruka none wagiye kubufatira mu maguru turapfuye none akabukata akabuzonga babyita kubusonga ariko barabuzonga bavandimwe akabuhonda
akabugarura abakongomani n'abashikazi baribeshye akabukata kabiri kabukatamo gatatu akabusubiza ku ziko ngo bwongera bushyuhe aho ngaho niho dutegereza ko babanza bagashya neza iyo bigeze akumva butangiye gusamira hasi bivuze ko umuriro wamaze kuwugera amahita buhagurukira nka wa munyonzi wo muri Tour du Rwanda ukuntu ahagurukira igare akabunyonga akabuzonga koko akabucumacuma akabukatamo kabiri akongera akabukatira muri karindwi gutwika akabukandagira akabushikamira akaburihinga akabwegeranya bwegeranye yewe Karisimbi yaribeshye bavandimwe iki ngiki cyo noneho ni nyamuragira mwanza kuroringa gutya kuroringa neza ushaka gusohoza kugira ngo babikunde kandi turya icyo kana ni bwo gusa ntabwo kanjugari none imboga uzikanja mbere umuntu kandi kumenya ubugari bwakanje nyuma yaho umende watwaye rusi ngo nabonye ubugari bagasigara uhita imboga nyuma njumvire bishoboye ubundi kazajya batakaje imboga zonyine mbere ubugari nyuma yaho bwonyine irya nyama ni nyama nabizi ayo muri kuganira ko njye zanjye bijumba ikunda katubwira neza kano karungo ugashyiramo ibiryo byahiye gusa urusenda se mpereza ariko ibyo bijumba amaye rusenda ntabwo turaganira ubu ni ukurya gusa ibyo kuba ibiryo byahenze sijya ngo biraduhangayikishije mumereze inzoka zanjye no kuba byahenze birakomeye cyane ahubwo kubyitondera yanjye mu mavoka ariko wayagenda nta muntu urya ubugari na voka zana hano ahubwo mpereza icyo cyuma ahubwo urabona se ntazimaze ariko ubugari na voka nibyo bintu bijyana nibyo bintu bijyana yewe wapika n'ingeso deni ayisatega ikanya ka voka rumwerega niko karyoshye niko ngiye kumirisha cyo mu kijumba sizimwese ako k'umweru se ntabwo ari zimwe w'ikijumba ahubwo ubuze kukigesha amata njye ntabwo njya ngihata gutya uraba nyange uyu ni umuturage aya ntabwo ari ubuturage ahubwo murya ubu bugari vitamine yose bariko buri wese yabyita ubuturage ku giti cye ureba ashobora kuvuga ati guhata ikijumba ni ubuturage undi nawe akavuga ati udahata ikijumba nibwo buturage ubwo rero ubundi byiza utagihata njye ntabwo ngihata kubera iki yakare nyine kuko vitamine zacyo ziba ku ruhu nyine ikijumba cyahonze murakibuka umuhonge wacyo nuko impamvu nirwo ngihata si ubundi agashishwa k'ikijumba kavuze iki kavuze iki kavuze iyo kageze mu gifu gatwara iki ntacyo ubundi se kuki aka kabara nako katagomba kuza gukora diversite mu nda yanjye oya yambwira nyine watogeje neza ni ukuvuga ngo nariye ibintu birimo umutuku n'icyatsi n'umuhondo njya na avoka irimo icyatsi ubugari buvanga nta bara bugira ni umweru ugiye nishyira ariko nakuzemo amatongi menshi buriya narengere ubundi sinagomba kuyarya ubugari ni umwe kubera iki ubugari gifuse ubugari se ubugari ubundi si bwiza cyane ku bantu bari muri za regime bashaka kugabanya ibiro ubugari burabyibushye oya ni uko utamenya kububarira mubyo ubarira uko uba ugomba amagarame zingahe garame ngo ariko nka hano iyo uvuze uti ikijumba ubonye ko ngigabanyijemo ibice bibiri uzigarame ujye kuzingama biraza gutuma n'indya imboga nkarya na avoka
imboga na voka ziri burushe ubwinshi ibinyamafufu nari ariko ku bugari hari igihe utwara ugapakira ugapakira mwanjye hano ibyo abantu benshi babyangira ubu ureba hariya reba nk'ukuntu bwangana urabona tutabucogoje ikirabo bwangira uravuga se noneho nanjye icyo nshaka impamvu ntirirwa amata reba kano gashishwa iri bara ndarishaka mu mubiri wanjye Et voilà. Bon appétit alors. Merci. 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 Udakunda gusubira baragora rwose muri Kimana. Ntubugari cyane. Manzi rwose aragamba bashe muri Kimana. Manzi. Si wamamari ukampa amazi. Do. Unywa amazi mu gikombe kinini cya plastique. Ntazi. Uzajya unywa amazi mu gitondo. Mu gitondo mara yanyweye ariko iyo muje ikintu mukama. Hari abantu benshi bameze gutya. Ntabwo ari byiza ariko. Ariko ubundi umugore mbere yaho cyangwa Ugiye kwihangana n'igitutu. Utangira kurya ugahita utangira kugira inyota. Ntabwo ndamenya neza icyo bisobanura ariko si ikimenyetso cyiza. Wakagombye kubanza ukarya amahirwe ufite nuko iminota 30 igashira ukabona kunywa amazi. Ntabwo ni buri saha. cyangwa se wenda ngo kave rouge sava pana amazi Batuguriye gase tuguriye dite. Aherutse no gusohora indirimbo ariko bagenda. Umbera ndirimbo yo ifite amateka. Amateka maremare cyane ku buryo ntabwo byoroshye. Cyangwa ukunda kurya urusenda kenshi. Niyo mpamvu. Ubwo ngiye naherutse ndimo gushyiramo urusenda rwagiye. Ko mutampaye. Ntabwo nyina bwimariye. Iyo urya urusenda kenshi ugira inyota igiye kurya. Utangira kurya harya urusenda uratugira inyota. Atokashije. Mboga ziri. L'appétit vient en mangeant. Tu vois? L'appétit vient en mangeant, c'est ko bari nko kuvuga ngo ushobora gutangira gukora ikintu utagikunda ukagera aho ukagikunda kubera ko wakomeje kugenda ugikora. Nk'urugero ushobora kubana n'umugore utamukunda mu by'ukuri cyangwa umugabo. Ushaka imboga uko mugenda muhuza urukundo nyine ukazagera ukamukunda. Amazi yatinye. L'appétit vient en mangeant. Ndavuga ngo wenda ngo byo Ugenda urya bigenda biza. Uko ugenda urya bigenda biza. Muri gusangira. Ariko babivuga cyane cyane ku muntu watangiye ikintu runaka atagikunze. L'appétit vient en manger. Vuga ngo yatangiye nta appétit. Nubwo akomeza kugenda arya appétit igendiza. Umusore ndabona appétit kabisa nta. Mbona umugani mutari kumva. Si ubugari ko niyo mutarimo kubukora bukoze. Mbona. Nase yacimanje mwakoze. Tutarimo kubukora bukozira. Yacimanje mwakoze ngana gutyo muri covid. Oya kuva burimo ibigori. Tiri mandaro. Ari ayibagiwe. Ngere bwabo bugari banyigishije ukuntu babukora. Bamumira bunguri. Yaratiri muri twaka. Nagira ngo numve ari mu rusenda uko. Ariko avec le piment, vraiment, c'est très délicieux. Très délicieux. Quoi? Turayishaka nyuma. Handa mu biryo harimo sije se. Kurya gusa turekora mu kanya. Aya ni amafoto. Harimo urusenda. Ibiryo byahenze. Ibiryo byahenze? Oya. Shase ko tutazi neza icyabiteye ariko mwana biriya bintu by'ibiryo byahenze byatewe n'iki? Amandazi kungiye. Ntabwo baratanga amakuru, ntabwo baratubwira impamvu. Makuru agapfuza ko nyine. Amandazi. Biriya bintu ariko bishobora kuba ari intangiriro yo gutakwa agaciro kw'ifaranga. Kuko niba uzajya ubona ibihumbi 10
wajya kuri butike bagahita bakubwira ko 10,000 ari inyanya gusa akazana pepe tuje nyine ko dupfuye Akasera no kuzuza biranze. kuvuga ngo niba nabonaga 100,000 wenda n'urugero abanzi ko nshaka kubifata nkabihahisha utwaka ebana ukwezi kukarinda gutoboka nta kibazo mfite hano uko nkaha ibintu bya make banzana ngomba gushakira ibintu bya make agenda nk'atococoroni agenda nk'atococoroni azajya mu rugo nkamenyana ibijumba bikiri kugura desa nkatirana ikiro cy'ubugari ari 4 sa hari abakigura ku 1,000 nkamenyana nkatira nkashaka igitunguru kitari cyajya ejo nageze nsanga ikiro umusibesho ikiro cy'ibitunguru kiri kugura kwa cyundirimbo igeze kuri oya kuma nyine mbwira kuri wewe ngiri Tarimo gukoza muzanye shyiramo n'urusenda rwose ariko ntongeye kunywera mu isahani n'undi ukuntu biba bimeze buri muntu n'agashinge ke ubu se nzi gutera aho kugeza ngira gutya utantera ko emetrese sapereze de runga Bagenda bamurya baragenda barushaho kwegeranya. ase ko njya mu bihunzi manzi kutaje kurya Ahazi. ntabwo nta kintu cyari kinyabupfura mwana Oya ndaje. ntugira ahantu ujya Oya ngira miruwari ndahata mpaka ngaruka. Umuntu wasabire bari kurya. Ngiye kubasiza ariko iyo miruwari nzayikura aho ngaho nshobora kubigomesha abantu maze guhura abantu bamaze kuza hano bagahita bajya kuyicaraho ni benshi ntabwo namenye ko ugashaka sheri Chochoroni. kandi Iyo ugiye chochoroni se bigenda. Ako gasenda. itunguru nye byamuze Shyiraho kuri uru gasenda. ese iyo urya ikijumba ntabwo wowe ugikunda Ndagifite. umva ngo ndagifite afite akantu kangana ngo ngo ndagifite abakobwa we baba bari mango kugira ngo bagaride nyine yararanga ngomba kubiporeza mpaka taye kugira ngo nyine gita economique nenjo vile wala nyine bitunguru nyine mu bya desa ibitunguru undi chochoro na onga mu minsi ishize ibitunguru byaguraga desa ariko ndakubwiye najyaga nsanga ibitunguru ni 800 gusa mba nzi ahantu nyine 600 cyangwa 700 donc ku kiranguzo ariko tuvuga nyuma y'iminsi ushaka gusanga ibitunguru byageze ku 1,000 cyangwa Chochoroni se ubwa mbere byumvise. chochoroni ubundi ikunda gukoreshwa n'abantu bo hakurya hariya muri Kongo turabashuje cyane abakongomani mbote mbote Agashuzwe cyane. iyo bavuga ngo chochoroni baravuze ese mwana bakuzaniye akantu kihanagura genda unshakira akantu wihanagura Ubugari burabugari buryoshye. Ubugari butetse. wajyanga ari ku musiri we abantu bajya bakabira ibyo kundi abisobanuye nyine nyine byakuyobotse byakuyobotse icyo cyuya suwe Wagira ngo ari ku musiri we. ariko kandi umusiri wo guhinga Aya wawe. wa wundi wundi abantu bagera hariya naho basigaye bagatera bavuga ngo natwe ngo dusigaye ngo twarihaye kuzimiza ngo ntabwo tugitobora. Uyu nawe Ariko ari biba kumusirikana. nani kumusiri nyine hano kuzo n'umupira Rwose. rero Ntibye. Rwose. usanga no kuza duteganya amasume yo kwanga uyu musiri uragoye di ase bacyashaka izindi mboga kandi oya none sura anabaye ndetse ko mubitsi anabaye kabisa tangiye mbaye nindi usubira aho yarari Oya. ariko ibi bintu aba bantu basaze murimo muradusiga muri Umusirisi. nanjye nize kugatonora dabono Ubugari ariko. mujya buno bugari mu Ubugari bumaranga muri izo mboga by'ubugari. uyu musiri Abantu batekesheje buno bugari rwose. njye wawutekesheje kandi nshobora kuba ninjye watumye banajyamo na nusi ninjye watumye yajyamo n'ibigori abafanye
kano kantu kanyuma nta mpamvu yo kugasiga ahangaha dore harimo n'urudagara uhita ubizamuka ariko narurimo harimo insambazi imwe ndayishyizemo ngewe nayibonye sigako nakarimo nakabonye wakabonye karimo mushakira ibara kandi musimuka mwe kanyereka cyangwa ururaro rutorege oya Koza. akadagara nikashaka ni ururagara voilà karagara kabaragara nase yize akaragara avuga ururagara akaragara si ubwo ari ubundi izindi zinaga indagara n'isambaza kare kose dawa ndiye kwa bindi biri muri sere bon appétit urusembi turumva rugeze mu ntuza mu nganga ntabwo nibuka gahunda nyarushize mbega ubugari burabibazo mbega umusiri ngera ganagure nyine banze afate akayaga jamaa yabize icyuya Umba, ni cyuya, ni kwiyobotse. wajyanga Umusiri. kandi rurarugendo uriya mu guteza ibirometero 40 akuzanga n'uri ari muri rugendo bigenda wabona gudo numureba amaye ngari mani kundi ndashaka kubera atangiye guhingira nyirakivambari bihinduka ibindi bindi kivambari ndagushuje Bismanyirabyo. Arakomere cyane. arakomere cyane abantu nta mikino Ndakoze rero. Kuri njyewe. Akoze wariya. watetse we yotaga Busuri yarakoze kweri. kuzuwagaho Mushimiye wese. Turamushimiye rwose yariye turamushimiye. ego watetse nta kintu kinini aba yakoze Ngo nyine cyagira ariko nyine. abayiyotera impamvu ni uko burya aramutse abitetse ntibiribwe agahinda kamwe kamwica yabaho Kwa mugani. Kubiteka bariga yo bamugani yaba nta kigenda. hari abananiwe n'ubugari bari kwiyahuza amazi sewe buriya barwaye Ngo binsobe. abajya mu ngabe maneke uzi ko ariyo mpamvu Yongeye amazi n'inzobe. menshi uza amazi ma uza amazi mu kiganiro cy'ubushize hari uwavuze ko ashaka kukugura ariko namusomeye Torere. namubwiye ngo trafic des humains est interdit Nawe shabaye bye. Tsagato yasanga yujese ngavuga ngo washira le batanga abantu. trafic des humains est interdit kubera ko twavuze kuri kiriya kiganiro Yasanga cyo gutanga abantu sije gutanga abageni. niyo bahereye n'uwitwa yamuragiye ari ndagushuhuje niyo wavuze ngo arashaka kugura ngo wowe ngo w'inzoka Amafaranga rero. n'amafaranga N'umugeni. yabonye isoko complice N'umugeni ukwiye. complicité ubwo no kuvuga ngo yamuragiye ari waguze ahita afungwa mugwiza wamugurishije nawe ahita afungwa Didier noneho wahagarikiye icyaha akanakifatanyamo nawe ahita afungirwa ubufatanyacyaha ubucuruzi bw'abantu burabujijwe ku isi hose cyane cyane mu Rwanda Tubivuyemo rero. yewe nahise mbivamo n'ibibona Azakwishakira. kiriya kiganiro nyine se yazihigire mpaka biciye mu azagushake none se bivuze ko metri bazamufunga none ari kugurisha abantu inde metri wabishinze metrese birantaga kugurisha abantu nuko byahuye no mu Rwanda babanuza bagifunze umutwe ubundi njye nababwiye ngo dufite ikibazo cy'igihugu kidakora ku nyanja ariko abantu bafunze n'imitwe no mu bwonko hose nimba ari idini ryagiye ribafunga mu mitwe nimba ari ibiki bibaze kwamagana umuntu ngo wakoze agence de courtage umuranga uranga abageni reka twe kubigarukamo icyo kintu nuko byakoze umushinga mwiza ariko Dorotea Kagara wemera ko kurya ibiryo kuyoboka ari mano y'Imana nabyemera akabyara rwose urandira kuri wese ndetse bana akira gatatu muri corona ntago ari njye babitetse bamuhaye bize ko njye nabitetse aho
cyenda gatanu rero wabitetse wese yakoze ko twandurire tuze byanyobotse neza twandurire tuze tuganire tuganire se agasukara burya